Fasha Prudence ukayiroso tumenamo amajerekani 15 y'amazi nage bya bintu byose gendiri hagira Prudence n'ubwirinzi yego nayo mpamvu uzumva n'abantu bitwa ba Prudence umuntu witwa Prudence kwa Mungani umwana witwa umuntu kuri televiziyo y'u Rwanda ariho ufite umwana witwa nkuba ngabakaga Papa Prudence ariko niho musebye nyaga buretse gatoya nyagahene mwazanye by'amaritiro wari uzi neza ko afite gahunda ubu tuvuga ngo ufite projet yuko ngiye gushaka umugore akaba ari indaye nzi neza ko ari indaye ya ndaye yayindi kubita abagabo igendana amacupa ikubita kubuje ikudota n'amaso none ndangeza ikintu ugiye gushaka wowe ngewe cyo nzamukora ikintu abandi bana nyaga ngiye ndashaka wa mugore uzama uburenganzira niba umva oya ngagenda niba ukorara amajoro nkarara amajoro nashaka nkamara ukwezi umwaka naragira mu rugo nkora ibyo shaka byose zo nizo papas yes mwigenga ubwo nunyumvira urumva nkamara umwaka tutarakorana imibonano mpuzabitsina atarambona kangumbura kabati mugabo wanjye bahehe nabageza nkamara Britain mani wawe genda ujye mu bandi bagabo ushaka amafaranga uyazane ile apaka sirira baba baseba imana namwe ngo ikosora TV show imana ije kwihindura amateka ngo kandi ije kugira abasabo miliyoni 15 apaka sirira bagasya kandi imana namwe ngo nyagahene imana ije kuguha umugore imana igiye ngibintu byose abantu bavuze byose ngijya bihinduye mwuka wera ciye amasaha kapaka siya baba mukanya ko tuvuganye kuri telefone uri muzima ubaye nukuvango njewe wabonye nibikubayeho reba ibingibi genda gahoro utagira ibyo wangiza yego iyi saha narayiguhaye ari nzima none reba urambone yego hanyuma ubwo turabyita iki urambonera di uza amafaranga nayiguze nyagahene ayiwe nyagahene uko yabaye kora maze ayiwe nyagahene jurongora ayiwe nyagahene uko yabaye kora maze ayiwe nyagahene inzovu ikunda mu nda ya ayiwe nyagahene birambaze ayiwe nyagahene ahora no kabura ririmbye sawa rero murakoze cyane jita imana igumugisha pa wagwane ewana derukana nange imana kimana kumwanga imana umugisha nange ngwapye aho umugisha imana ijambo irambwira ngo mujye mwaturanaho umugisha ni watura mugenzi wa amahoro nabazagira amahoro no mwatura umugisha nabazagira umugisha no musabira umugisha nawe uzawugira no musabira bukire nawe uzabugira no musabira amahoro nawe uzayagira no musabira ubugwaneza buzabumugwaneza no mwaturaho ko azaba ubunyamuvumo witegura ko nawe umuvumo ugiye kukugiraho ibyo ni ijambo ry'Imana rimanutse kwikosora TV show ikosora TV ikosora TV uzi nibindi amavuta amba twagiye rero reka mbanze mbakire abantu mudukurikiye mu mbabarire uyu munsi nakiriye abantu atari ngombwa ko ngewe nk'umunyamakuru basa nkaho banjugunye inyuma uyu munsi nizere ko mumeze neza mukomeye kandi Imana yakomeje kubatiza ubuzima umuntu wese uri kudukurikirana ubuzima butameze neza nyaboneka mujye mumenya ko umubiri n'inkundi wowe uri muzima ntukajye wumva ko nyine ari ibisanzwe burya Imana iragena natwe tukagira dute tukabatura mu by'ukuri rero abantu mugiye mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye cyase mu bihugu bigiye bitandukanye ariko reka duhere iwacu mu Rwanda ujya gutera uburezi arabwibanza agira atenya arabwibanza muhungu we nyabuneka arabwibanza abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo abari mu mujyi wa Kigali Gasabo Kicukiro ni Nyarugenge nizere ko mumeze neza Imana niba umugisha uyu munsi nakiriye abantu nyagaye iwanyu ni mu kaye karere aho mvuze okay uvuze mu uburyo isi nabanje nzenguruka igihugu cyose amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ni burengera bwaryo umujyi wa Kigali ngaruka Kicukiro Gasabo ni Nyarugenge urumva umujyi wose igihugu cyose nakikiyemo cyahe cy'u Rwanda cyane noneho rero kumbaza ngo akarere kanje
muri utwo ngutwo munakaje yego aho ngaho arakanu katawe yirengagije isukari bayazamuye kubera ko ashobora no kuzana ibintu by'imikino ugasanga n'akarere umuntu arakibagiye ariko bitewe no ngaho n'ubugenge bwabwo noneho hari ikintu bita akarere yego hakaza apana akarere haza akarere hakaza oya akarere hari ukuntu twajyaga tubikora mu butindi akarere yego akarere yego byose urumva akarere nayo hari baro babangaga mu mashashi mu mashashi bakayita karere kigeze gufata Prudence n'umukinnyi utarayikinnye nafashe Prudence ukayorosa tumenamo amajerekani 15 y'amazi ntabwo ibyo bintu byose uragenda irihagira toilet iturika iyo nayo bayita Prudence basibyo bya Prudence tukiri mu karere ariko uziko amajerekani 15 ari ibiro ijana buretse tumve ibiro 300 oya reka ibiro 300 bikajya muri ya gahunda oya bikajya muri ya gahunda ngo gwiki none reka nze mwibabwire neza n'abatukukiye babyumve ijerekani imwe tubwire ibintu ufitiye amakuru reka mbikubwiye neza yewe nshingiye ku byo mwari Gitafa yaravuze amajerekani 15 ayasuka muri ki muri Prudence yego iyo Prudence rero yo kutinya kuyivuga Prudence n'ibisi bisanzwe irabyimbira menya ko ijerekani imwe ari kwanza ifite ukuri kubitaraturitsa ahubwo mbere yaho nakagabo nukuvuga ngo ya Prudence ari umugabo karabashaka ni nayo mpamvu wumva ubundi Prudence ni ijambo ry'igifaransa Prudence n'ubwirinzi yego ni nayo mpamvu uzumva n'abantu bitwa ba Prudence umuntu witwa Prudence kwa mungani no kuri televiziyo y'u Rwanda ariko ufite umwana witwa nkuba ngabakagaba Papa Prudence ariko niho musebye yamvugo nyandagaje yo kuvuga ngo babyumve nk'ubwirinzi n'ubwirinzi kuvuga ngo Prudence ni nka wa muntu nkuko naba mfite petit frère wanyu uyu nkamubwira niwe twumvikane wa cyana nkuko yuzana ibintu by'imikino yego nugera ahantu ukabona bwije uba Prudence uyu wa Prudence uvuga ngo uzaje wirinda ako nyagaye wiza amashuranga menshi uzaje wirinda yego menshi sabaho menshi nagaye nuko nta namake yabako FM nyiri Prudence amashuri menshi noneho rero urumva niba gapoti Prudence yaragiye amajerekani 15 ubundi Prudence nakrinda gitsina njewe umuntu umwe karakantu umuntu ashyiramo uretse karakantu umuntu ashyiramo iriya gahunda yego gashobora kujyamo amabido 15 none kuvuga ngo cyenda gitsina iyi nkigira igitsina iyo nikagira igitsina inkoko imbata inagabo nicyo tuvuga none se nta nkoko y'isaki baho wari wabona inkoko y'isaki yambaye Prudence oya twe turi kuvuga nka twebwe nk'abaceka nyine nukuvuga ngo ibaze inkoko yambaye Prudence kwanza ubwo yayambara oya natwe nk'abantu numara gutera imbere yego urabona hari inyamaswa zishobora kugira uce zigatera abantu uburwayi yego uburwayi bushingiye kuko ari umibonano umugabo w'umusirikare umugabo w'umusirikare icyokere imnuza umwoto oya ahubwo ara kwa Brida noza ngo Prudence wanyikiye arakaye na Jibos ahubwo unywa amazi ijerekani y'amazi ntago yari guhagije nuko wabungana kose ahubwo impamvu ntayo nzi ngewe nabuze mu karungo nyagaye wari ukidusobanurira muri Prudence yego urabona rero uriya nangiye kugira ngo mbigerekeho ariko reka nongere nsubire imbere niba Prudence warayisutsemo amajerekani 15 yego ugurumva ko iyo Prudence imwe yari imwe cyangwa za nyinshi ezere Prudence 15 kuvuga neza se kuvuga neza we nukuvuga ngo Prudence amasengesho se agukoze munda oya munda ni marangi oya na unywa amazi ariko birakira yego ndakasaka juice iyi ni jus isanzwe ariko cyangwa no hiriyandoza umuvugo no muyo vin rouge oya ntabwo ari vin ni nuza ya ntabwo ngiye kubakorera publicité ntabwo batwishyuye nyaga amakuru kirero sasa ni meza uretse gato urimo kunca muri ryo mvuga yego reka ndi fata ijerekani imwe na amajeri na maritiro angahe amaritiro 15 20 20 yego
jerekani 20 reka nkwereke nyagahe uretse gatoya nyagahene mwazanye ibintu by'amaritiro wari uzi neza ko afite gahunda ubu tuvugana ubu ufite projet yuko ngiye gushaka umugore akaba ari indaya nzi neza ko ari indaya ya ndaya yayindi kubita abagabo igendana amacupa ikubita kuburyo ikudoda n'amaso none ndangeza ikintu ugiye gushaka wowe ngewe ikintu nzamukora ikintu abandi bana nyagahe abandi bana nyagahe abandi bana bagusanze no mu gakina barashaka kurongora yes yego ratanye ariko noneho abandi bana bagusanze mu gakino barashaka kurongora wowe nyagahe nizere ko ibiri kuvuga atari oya urabimubuza gute yego ratanye yego none ikintu nzakora urashaka kurongora ni ikintu kimwe cyonyine ngiye ndashaka wa mugore uzama uburenganzira niba bwo kujya umukubita umva oya nkagenda niba ukorara amajoro nkarara amajoro nashaka nkamara ukwezi umwaka naragira mu rugo nkora ibyo shaka byose izo nizo papas ushaka yes mwigenga ubwo nunyumvira urumva nkamara umwaka tutarakorana imibonano mpuzabitsina umwaka atarambona kankumbura akabati umugabo wanjye ubahehe narageza nkamara Britamani wawe genda ujye mu bandi bagabo ushaka amafaranga uyazane gusa azaba ari umugore wawe umva se gatoya azaba ari umugore wawe ahubwo rero merutse kumva jita buretse nyagahe mumbabarire buretse gato mumbabarire abantu twakoranye ikiganiro uyu munsi ni nk'abasazi nyagahe munize umwanya none nanjye mvuge jita nubundi ubushize mari umwaka utararyama mu buriri bwawe uretse mumbabarire nyagahene isuka bisigara akose nyagahene aragutuka nta n'uwafite nta n'uwarapropose reka tuganire nyagahene kwihandagaza abantu benshi baravuga ati ese nyagahene nta n'uwarapropose ubaye ikiguryi n'isoni mbanze mbaze nkubwira ikintu kimwe banze unyumve ngomba gushaka umugore tega amatwi banze none se indaya mbaya mama indaya nyagahe gita reka nkubarize nyagahe uramuhanute kandi nawe nta icyo kintu yari agiye gukora utaragikora nuko ntawe uhanu wahanutse uyu rero ntabwo arahanutse itonde ntabwo arahanuka ndi mu kirere uracyara aho ngaho hewani ndanaganize ariko hagataho ntabwo urahanuka hagataho buretse gatoya wari wahanuka wowe nukuvuga ngo njyewe afashe kano kababi ndi mu kirere azafata afata umugozi afata imisumari ayijombe mu bwongo naza afate kore ayisige mu bwongo ariko nuza afate tonovisi afate ubwongo abuhambire afate inyunda bukubitemo ariko nyagahe umugore ugiye gushaka no mu diaspora uretse gato nyagahe umugore ugiye gushaka ariko urambaza reko haretse nkibariza gitaho ko ari ubu ngubu ari umugabo wowe ukiri gushaka agiye gushaka indaya kamo indaya mbaya gita ni umudiaspora njyewe gahunda afite nta mudiaspora uba indaya no ugiye gushaka uwahe ngiye gushaka umugore urabona ko njye kamara umwaka utageze mu rugo mu murenge wareze se kubishaka bikagira mu mudugudu wa Marembo kandi Marembo Imana yarayifashe irayivuma irangije irayitwika irangije ifata envelope ifata ryavu ijyana induba niwo mudugudu navukiyemo ndangije nava mu mutwe wa tafo harimo modogodo mu mutwe wa tafo harimo tukiraho Jita hari indirimbo ubushize bakwakira muri Genzi waririmbye yari yawe yari yanjye ubu tuvugana ubukano kanya mfite indirimbo yitwa Aragitosa nago bako Aragitosa igikize bako yacangana igitenge agitosa mubona umuntu ugire ngo ni muzima ariko se muri Aragitosa hanyuma iyo ndirimbo Aragitosa ni ukuvuga ngo yari umugore ndamushaka ari indaya arangije kuba indaya yagera mu nzu namukoraho mbere yuko mukoraho nkasanga umugore yagiye aratoha namanuka gato cyane hahandi hasi hehe
ako nawe watose muri kwe nawe ndi kubona watose nushona se wa mugore nkavuga akambwira ngo nari mfite umugore mutumifu ibiro bine ndetse n'igitenge yego arabizana umuntu mwitabire acabugo arabiso umva nkubwira ikintu kimwe yego wowe ndiyo ndareba nkasanga utari hano ubwonko bwanjye bwarapfumutse bwatembere niba bwagiye isafari ya hehe yego ibyo twavugaga ubizanyemo uwo mugore ugiye kuzana undi uzashaka uzabigeza byari we mwana buriya poroje mfite reka tuganire dutuje noneho nyagahe reka nshyire umupira hasi yewe umenye ko imyaka mfite n'iyawe ntabwo bihuye yes uranyumva neza ejo bundi nakoze umushinga maze gukora umushinga mbita nshinga company bita Chira Birarura Company Limited. Chira Birarura Company Limited. Iyo company maze kwishinga abashizemo imigabane irashya. Ubundi nkabande abandi no kuvanga ari Nzovu yashizemo imigabane. Okay, reka buretse tugende ku murongo. Nzovu yashizemo imigabane ingani. Yashizemo ibihumbi 600 n'amafaranga 12 yose habarahiye. Sambira wa kabiri uwo bita Yakamwana yafashe miliyoni 1 n'ibihumbi 700 ayashizemo habarahiye. Ese yakarusha amafaranga Nzovu. Uretse gatoya oya hari giwayo hanyuma Nyagahe nawe yafashe miliyoni 100 n'ibihumbi 700. Nyagahe n'uyusi arani cyashiramo rya mafaranga aragenda arunguka ndanje ngira mukunguko aya mafaranga yose yamaye managenda ngoramo icyo bita akungo ariko mvukisengo niyo mpamvu se Nyagahe yambaye neza kuru kandi akungo ntago kozwa yes ntago kandura gatabya ahantu gahora ari gashyashya mutongoro unakazanye ko gatereka hano gukimira izi kamera za Sora TV wasanga ari OG. Ese kubera kimwe yahisemo kunywa Coca-Cola ingi ni Coca-Cola umuntu wambaye Coca nawe anywa Coca-Cola kuko wambaye Coca urangije anywa Coca kandi wakora n'ibintu bizima yes Coca-Cola iyo Coca-Cola ariko Nyagahe reka mite irindi rimwe Jita yo hari ikintu mise nibaza yego ko tukoze ikiganiro kabiri cyuya kingana gutyo ubwo uri mu kazi niyo dukora filime oya pana filime filime turakatinga yari mu mabanga y'urugo iyo nageze mu mabanga y'urugo umukobwa kuko reba ukuntu yabise gatoya ndagenda nkamufata nkamutegura umubiri we ukagena kuzuza amazi akagena gatutubikana inzu yose ndimo imvura ikagwa saa 8 z'amanywa nkanywa mu karu icyo kikagaruka naragiza nkamufata nkamugira gute nkamukanda nkamara isaha imwe n'igice. Hari umwana w'umukobwa namufasha njambwa ati igitenge cyanjye cyose cyacitse. Harambwa ati igitenge cyacitse. Harambwa ati kirarangiye. Harambwa ati munabare. Yo avuze dovati munabare. Haje abantu 400 baje kuri byabere muri roge. Umwana w'umukobwa ambwa ati kiracitse igitenge cyose cyacitse. Bivuze ngo bajya bakugarurira baracika kuvurori ziracika nusa igitanda kirashegera man. Umvikane wowe wa cheers gutuma izo cheers zawe ndaziyana yego ako Nyagahe reka niwe ngiye kubaza none Jita banzuruke gato urimo kumva muri kubibona ni kuva nabahumana umuhungu bari mu kazi kose nimba bwira ngo umuhungu bari mu kazi kose Nyagahe amakuru y'iminsi good urakomeye niki wasangiza abantu bo turi mu mwaka wa 2026 umunyamako mbabara isagonda rimwe Nyagahe arambabaza abantu barababara ngo baravuga ngo kuki atarongora ndibaze mwabantu mwe marashaka ko abarongorira yego kuki Nyagahe buri mu mugenda igihe cyose Nyagahe narongore ararongora kubera iki umuntu arongora umwana w'umukobwa ejo mu gitondo ngo divorce uramushyigikiye yes Nyagahe aho hantu hatinde umara imyaka erega nubundi reka nibarize Nyagahe Nyagahe kuki wa mungani
utarongora abangaba baje bagusanga mu kibuga banagufana noneho reka ze nkubwire baragushuka aho jita si wakuze ubona filime z'uyu mujama baramusoka baragushiririza banza wumve rero ibintu ni bide ngiye murambabwira buri munsi ko ibintu ari bibiri urumva yego bon ari umugabo wigeze gushaka umugore abana bakiri abasore nk'aba ngaba afite imyaka 23 yego noneho bageze mu myaka 30 umugore afite 17 umuhungu afite 22 bageze mu myaka 30 y'umugabo umukobwa afite 26 gutyo ale sasye noneho umugabo akajya agenda gutya sinzi ukuntu haguruka sinzi ukuntu haguruka umuntu agenda agenda nakabona imbere gake ubwo ugaruka agize burya asanga umugore ageze ahasanga agatebe akagira atyo sasa none se Jita ibyo ukoze babyita ngo babyita komboka agenda komboka ibyo niyo bita komboka yomboka Jita wigeze ureba filime hari filime cyara twajyaga tujya kurunguruka ahantu bita umuriro ukamanuka ngo re bishatse kuvuga iki vuga ngo ariko kano ashoka hari akantu karimo kuri imbere ya kamera ako kantu karimo gatandukureho ako ka sound yego twagiye Nyagahe yaraducishiriza ngo ikintu ngo bita komboka ni ukuvuga ngo rero noneho ukajya kubona ukabona umugabo arahagurutse umwana amaze gukura rwose ageze nko mu myaka 16 14 arahita abwira papa watayiko papa ubundi ko nanjye maze kuzana utwanwa nzajye mbigenzane isanga ati wacyana we umva uzagenda gutya ajya agenda ati hano dufite umwanya agenda wemye ajya agenda gutya wemye oya ajya agenda gutyo se ibyo ni ibya agenda agahita agikubita ati wacyana we ubundi ko kuva igihe narongoreye nyoko tubana tugakora ubukwe bigeze ubona njyewe ngenda ngira gutya uzagenda neza akamubwira ngo agenda ate ngo kubita kuri gahoro ugaruka masasana masi kubita kuri ka ubwo uradusubije noneho rero sasa niye mpamvu ituma udashaka nega ntabwo uratubwira impamvu nyamukuru Nyagahe n'abantu baramunenga kandi abafana bagize turoma Nyagahe amaze imyaka 15 imihanda yakoze 15 akora indirimbo ajya muri Amerika ajya Canada ajya hehe n'imyaka 25 nyinshi cyane Nyagahe najya mu Faransa ajya Paris arangije abantu bavuga ati ko zibine bititse mutabona Jita ihangane Nyagahe kuki utarongora ko na Jita ihangane mwana wa mama Nesura wambaye marinette Nyagahe warongoye ko nini utavuga ko nakandagiye balene ngo oya wakandagiye ahubwo intama niguka intama kandi intama yaragukandagiye nta mubundi barakugira no muri Bible baravuga ngo intama ni itungo ni itungo hari indirimbo bavuze inama yabwiye inkoko dunda kucyo tambaye mayo dunda inama yabwiye inkoko dunda yego kucyo tambaye mayo ihene yambaye inkoko site inkoko yambaye mayo imaze kwambaye mayo imaze imbata yambaye sufe toma yambara shuti ate mayo y'ingabo bita gute ntago nyizi nanjye ntago nyizi ambo ngora no kutarongora
witwaza iki ko mufite amafaranga iwanyu hariya sejemu oya ntabwo ari ngombwa afite n'amazu akodeshwa nyabuneka reka mbabwire reka mbabwire ubu ngubu bantu mudukurikiye iyi debate twakoze ni y'abantu babiri bose ni bakavukire Nyagahene ni kavukire wa sejemu mubuturo akarere ka Kicukiro uyu wundi Gitafu ni umwana wa hehe ni umwana w'igikondo uzagenda kajya kanira se oya ntago kuba naravukiye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga akagari ka Kanserege Imana yarangiza ikanera agahinda ikashira mu mudugudu wa Marembo muri Imana yarangiza uwo mudugudu ikawufata ikawutwika yafashe ivu iragenda ishyira mu ntuza induba irangiza ivu iragenda iratitira ndamubona ngatitira ndamubona ngatitira Gita iyo iyi mihanda nibwo bwa mbere man Gita iyi mihanda itaza kugukunda wari gukora iki njyewe itaza kugukunda mu biganiro wari gukora iki njye muri Genesis Comedy umuntu umwe inkweto azidozwe azihawe nandi kikira ariko imana kuvuga ngo tezevu ijambo tezevu cyangwa se tezevu muzibe avuga ngo ziba tetwa ni ziba yes nono tezevu muzibe bwese mvuze ngo Nyagahene les enfants bwese gatoya Nyagahene les enfants Nyagahene abana ya inana abana Nyagahene abana Nyagahene inana ese wajya tugakinira abana uraza kwirira gatunda uraza kwirira gatunda Gita tukiraho namukarura ntungore ngo namukari hari ako mwazaniye ambulance namukara nayo akunda muka Gita harakana kesu kajya kava ingwa nahara hacu aha ni mu gashyekero bro nyine Gita nakuri nkubasha ikibazo ariko usa nkaho wari ugikwebye yego iyo biza kuba atari uretse barazana inzoga humura urumva rata iyo biza kuba utari buze mu biganiro wari gukora ikihe kindi nihe domaine ubona yindi namubujije kwiba icyo kintu yaracyubahirije nakavukire ijya yiba man oya no kavukiye twebwe tuba dufite navukiye mu mujyi wa Kigali niba se ndajya hehe ni ukuvuga ngo njyewe ni udomene yanjye nari mfite nefite gahunda yo kuzagira gute ariko zikora akantu kangiye mu jisho mwana ni ukuvuga kamuhuhiremo oya ijisho riba hasi Gita riba hano ahubwo oya Gita ijisho riba oya ijisho riba hasi oya haki njyewe ijisho nzi neza ko bano hasi Nyagahe ngo watokwa reka gutokore wa mfura oya ijisho riba Gita oya riba mu ijisho ni hano mbese ni aho oya nakubonye we ni musumari arishomba mare oya rekera no musumari wawushiramo nakize yego abiya gutokorwa mu jisho ukajya hano reba ari gushaka ingoto yego umunsi oya ariko ingoto uyikozeho neza nimo muhehe ujyana mu gihanga uriya shaka kano kaje yamani nyitagiri cyangwa se nyiritagrigri po ubundi tujye twibanira mu bigana bigiye bitandukanye ahubwo po una nonazanye ni jyawe ndari guhaye nge nitwa Gitafu ariko bajye izina ryawe imihanda ni G-boy yakujya uvuga ngo giri po giri urumva Nyagahene
Gita babarira mvugishe Nyagahene asa nkaho yigize isugi cyangwa isugi nyaki. Nyagahene hari ahantu twigeze kujyana twibagiye kubwira ngo abantu ngo bajye bakora subscribe baza kuza kubivugaho amavuta Imana irambwiye ngo wowe uri kureba iyi video amavuta mwese ukanda subscribe Imana iguheze miliyoni n'abaganga iyi TV ihindure byanze ayiwengo iyi TV Imana ihindure byanze guhinduka ihindure byanze ihindure byanze ihindura ayiwe ihindura Nyagahe hari umukobwa wigeze kurongora wamo Kigali arangije nawe aramurongora icyo gihe nari mpari yanjyana umugono uwo mukobwa bamwitaga Lisa wigeze kurongora wowe Nyagahene ngo yamurongora amasaha 12 ngo umukobwa aragenda atutubikana arangije agira gute aravuga ati abazimu bashye ibaze Gita uyu mujama yarongoye umukobwa ubu ngubu baratwika uwo mukobwa Alice ejo bundi nagiye kubona mbona message arambwira ati nizere ko atari bya bindi byawe byo kwivugira oya ntago ari ukwivugira uwo mukobwa ibindi arayifite aratwika hashize imyaka ingahe ubwo se ni ngombwa ngo tubare imyaka none se okay komeza nta kibazo nukuvuga ngo Nyagahe uriya mukobwa waramurongoye umaje kumurongora agira ate aratwika nawe aramurongora no tuganire ese umukobwa umfashe ukamurongora ukananirwa nakuna yagira gutya akavatishije reka mwakire nanjye nkurongoye ndiza ngufate igihe utagifate nyikire ya farashi nyishyire mu noza nyicareho ngende gifiringe nyimanukemo gifiringe ntutubikane abazimu bashye nyabigi zose zigiye gute Gita hari umukobwa wari wakonka Paul ejo bundi nabikoze byambaye ejo bundi ndi mihanda umva wenye ko wakigura fata nakandi ngako hari umukobwa wari wagugeza ku byishimo bya nyuma babyita icyo bita byishimo bya nyuma nukuva mu isi ya mbere ukajya mu isi ya kabiri ukazayimamuka ukajya muri ambutiyaje moto zikamanuka kasi zikamanuka ukahanura yo ni ya 8 yo ni ya 9 ya 10 niba hari ikintu ku isi nabonye umwana mu gukobwa byagukora kira kintu mana bishobotse n'indege uzayimona shisho n'umwana wiyemeniye man birabe bari badato nyine Gita umukobwa wakugereje ku byishimo bya nyuma umukobwa wakugereje ku byishimo bya nyuma umukobwa wakugereje ku byishimo byawe bya nyuma yakoze iki mu buzima utajya wibagira hari indirimbo nari mfite yitwaga aragitose yitwa dafite ndagiye mu bapfumu izirinda Nyagahe kunkoraho kwawe ndafatiye imbuto gende gifatanye na kaniki nindeza gukire mu kirere ngo hambire fatiye ingufuri nguzirike Nyagahene bibabe byiza abo twasabye yego waruki umukobwa wakugejeje ku byishimo byawe bya nyuma inyuma y'ikintu cya mbere nabonye ku isi no umufata ya ndirimbo akayifata akayishishura yamara kwishishura akajya afata umutwe wayo akayumva neza akajya afata hari ukuntu afata ya staff ya hano akajya akayimanura manura agenda ugahanura ukabwa ati shiri wanjye ngo haye inzu ngo haye imodoka ukamubwira ati ngewe hari umukobwa wabinkoreye ndagije muha impapuro z'inzu muha imodoka naratunga na mwana abanyonzi bose ndabaguhaye kapanyi zose ndaziguhaye na mwana yewe man abanyonzi urabafite ni wowe bayoboye utambira ko wamuhaye n'umurenge man niba ikintu kwise nabonye mu buzima kuba umukobwa wa musisa nawe akagusisa ujye ubikora gusisa man nicyo kintu zakirego man turi mukuri umva twebwe tumenya umuceri tumenya n'amasukari nicyo kintu cya mbere ku isi
Gita man Gita iyo wasishije uwo muntu ufata Gita yego iyo wasishije umukobwa yego iyo wamusishije ntabwo ndi ikigo gipro ufite IQ yego wasishije umukobwa uyu ngo arimo kukuyobya ni cyo kintu akubwira cyiza ni cyo kinakubwira cyiza ijambo gusisa uragenda ugafata umutima we ukawiba ugafata amarangamutima ye ukayajyana ugafata babashuti ziba zose aba ex biwe ukakubita hasi warangiza ukazamura abadayimoni bose ukabatwika man nusisa nka gusisa nicyo kintu man ijoro ngiye narigezemo narapfuye ndazuka ndagije baranshyingura shaka abana mangone ikiriro ndababura urababura bagukorera iki man ijambo gusisa noneho rero noneho nyagaye nereka mite mwibariza ikibazo gitandukanye n'ibyo reka mubaze ikibazo reka nyagaye ne mubaze ikibazo gitandukanye n'ibyo ejo bundi nyagaye hari umukobwa ejo bundi ufite inzaratsi nyagaye uretse hari umukobwa urahita umufungura ururimi izi ni nyata noneho nyagaye hari umukobwa ejo bundi twagiye tubona araje ku mbuga nkoranyambaga asebye urubyiruko ngo nta kintu tugira ngo urubyiruko ngo nyine ngo rwarakennye ngo nta kintu rufite iyo agiye kuroga afata imbuto akazishyiramo hano yazakobwa ngo icyo ngo ciramo uretse gato mwereke uretse gato mwereke aha ngaho ukuvuga ngo ba bantu bose baza bafite amashyari bashyizemo hano ba bantu bafite inzara bose bashyizemo hano ba bantu bose bafata reka kamerama zana kamera ongera warugira abarozi bose bajyamo hano abazimu bose bajyamo hano imyuka mibi yose ijyamo hano ndabatwika abagambanyi bose bajyamo hano mwana nyagasani kamerama babana bashaka kuzimya nyagahe bose bajyamo hano bashye abantu bateza nyagahene kudashaka bajyamo hano bashirema abantu bateza bajyamo hano Gita kutagura indege ishaka kugira ngo umuntu muvume uramuvuma warangiza ukamuhenera ishyiramo hano nabyo shyiramo aha barakoze ubwo biba birangiye bose bahita bagenda uko bari umunani bose bari umunani bari umunani we ejo mu gitondo bari umunani nyagahene ejo mu gitondo leta akora ariko arongora abadayimoni bose we bahunge mana moni bose we nibahunge ayiwe nibahunge mana ayiwe nibahunge mana we nibahunge mana we Jesus hari ikibazo nakubashije utansubije nyagahene hari umukobwa uherutse ku mbuga nkoranyambaga asebya urubyiruko rwo mu Rwanda aravuga ati urubyiruko rwo mu Rwanda ni abakene nyakuri ko numva bigiye kujyamo wabyumvishe ubwo nyine tuhita tumenya aho Gitafu kugira ngo ajye kuri ziriya stage zose twagiye umukobwa arihandagaza aritereka kuri cano abahungu bose b'urubyiruko ati mwese murakennye yego kandi na nyagahene sakira umuhungu nyagahene aracyari umuhungu uretse gato ntabwo ndi urubyiruko oya buracyari umuhungu oya nk'umuhungu umugabo wese ni umuhungu mbere yuko aba umugabo agomba kubanza kuba umugabo avuga abahungu bose bavuze abagabo bose muri rusange karepete neza mu mutima ndaje wanze ukore igeza rogora ndagukubita wakikora imyaka myinshi abafona bakamusaba ko yarongora nyagahene arataga nyagahene wowe rogora nyagahene tugezeze kubona wabyaje umwana ukamwita kometi akajya gukora ibitangaza mu mujyi wa Kigali akamanuka mu cyaro hose cyo akamanuka nyagahene yarogoye umugore mwiza akageza umwana akaba umuzungu nyagahene rogora nyagahene wabyumvishe ngo akabyara umwana akamwita
akamwita komedi Comedy. yajyana umukobwa akakwita aragitosa akamwita papa aragitosa bakamwita papa aragitosa nyagahere papa aragitosa umukobwa wawe akaba aragitosa twende nyagaye Yes. uri kubyumva ute Ibyo ngibyo kubivuga gutyo kubiririmba kubiganira no kubyamamaza hirya no hino yego ibyo ni ibintu bimaze kugera ahantu henshi cyane kandi bizakomereza ariko sha nawe uri mu nzira hari umuntu wambwiye ngo ariko jeta ngo hari boss ujya baseriye Jeta nunabaseriye ndakubwiza ukuri nunabaseriye nzaba kariyeri yawe uzaba yapfuye ariko mwuka wera namanya tukiraho nyagaye reka dushimire manager wacu Montana ahubwo wamunyereka maze mufate mu mashini buriya dufite impamvu banza wumve se umuntu witwa Montana cameraman shimiye rwose Montana ni boss wacu Roman iyi chano ihindura ibyanze iyi chano ihindura ibyanze guhinduka iyi chano ihindura ibyanze guhinduka iyi chano ihindura ibyanze ihindura turarya tukanywa